Niba waravutse mbere y'umwaka w'ibihumbi bibiri, uba uri umusore cyangwa se uri umukobwa, ubu ngubu uri hejuru y'imyaka 24, ababyeyi bawe cyangwa se inshuti zawe za hafi ndetse n'abandi bantu nk'abaturanyi cyangwa se abandi bantu bakuzi, batangiye kwibaza nimba waba ufite fiance cyangwa se inshuti y'umukobwa cyangwa y'umusore mwaba muri mu rukundo muteganya kuzabana. Nyamara abantu benshi bibaza ko icyo kibazo, ariko ntabwo bajya bakunda guhita bibaza niba uwo mukundana mwumva muhuza cyangwa se uburyo muzafata icyemezo cyo kugira ngo mubane, uwo bizaturukaho impamvu azafata icyo cyemezo. Mu by'ukuri mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibintu bitatu byuzuzanya ndetse bikomeye cyane umuntu aba agomba kwitondera cyane, akirinda kubihubukira mu kubikora ku byerekeranye n'abantu bashakanye cyangwa se bagiye kubana. Mu by'ukuri iki kiganiro tugiteguye kugira ngo kibe cyafasha buri muntu wese wifuza kuba yashinga urugo cyangwa se ufite urugo, mbere y'uko azakora kimwe muri ibyo bintu uko ari bitatu, azabanze gutekereza cyane, afate umwanya wo kubitekerezaho cyane mbere y'uko akora kimwe muri ibyo bintu bitatu. Iki kiganiro ni icya Wildland TV, mugitegure kandi mugiye kukigezwaho na Donatien Bimenyimana. Tubahaye ikaze. Iyo ikinyejana kirangiye ikindi kigatangira, wagira ngo isi yifitemo imbaraga zibasha kubimenya, ku buryo n'ubuzima bw'abayituye butangira guhinduka ku muvuduko bwari busanzwe bugenderaho mu kinyejana kirangiye. Kenshi cyane uzumva n'abantu b'abashakashatsi cyangwa se abantu b'abahanga mu bijyanye n'imibereho y'abantu bakubwira yuko ikinyejana cya 21 cyazanye impinduka zidasanzwe cyane cyane mu mibereho y'abatuye isi, mu mibanire y'abantu n'abandi, mu mibereho ya buri munsi, imikorere, ikoranabuhanga n'ibindi byinshi cyane bitandukanye tutarondoye. Gusa icyo twakwemeza, haba njye nawe, ikintu twahuriraho neza ni uko nzi ko ababyeyi batubyara n'abandi batwegereye abenshi cyane bagize inshingano zikomeye cyane zo gukora cyane, ku buryo bari basigaye batagifite umwanya uhagije wo kuba bakwegerana n'abana babo, cyane cyane abakiri bato, ngo batangire babategure mu mutwe nk'abangavu n'ingimbi bageze igihe cyo kuba bagera igihe cyo kuba bashinga urugo, ngo babe baricaranye n'ababyeyi babo cyangwa se n'abandi bantu ba hafi mu muryango wabo, babaganiriza uburyo urugo rwubakwa, igikomeza urugo, ingorane n'inzitizi zibera mu rugo, amagorwa abera mu rugo, n'uburyo umuntu abasha kuyihangana n'uburyo abasha kuyanyuramo kandi akayasohokamo. Kuko inshingano z'ababyeyi zabaye nyinshi cyane, bakaba batakipfa kubona umwanya uhagije wo kuganira n'abana babo batangiye kugera igihe cyo kubyirukira, basatira igihe cyo kuba bashinga ingo. Ibyo byatumye ahanini n'abana basigaye bashinga ingo cyangwa se umusore n'inkumi bagiye gushinga ingo baba bataraganirijwe cyane mu magorwa n'amakuba bazanyuramo bageze mu rugo rwabo, kugira ngo buri wese azabashe kuyihanganira. Ibyo ngibyo bikaba ari byo byatumye rero tuvuga ati reka dutegure ikiganiro kigaragaza ibintu bitatu umuntu aba akwiye kwitondera gufatira icyemezo, akirinda kubihubukira. Ikintu cya mbere na mbere, ku mwanya wa mbere ugomba kwitondera, ni ugufata icyemezo cyo gushinga urugo, ukemera ko ugiye gushaka umugabo cyangwa se ugiye gushaka umugore. Icyo ni icyemezo ugomba kuzirinda guhubukira, ukazagitekerezaho igihe kirekire gishoboka mbere y'uko ufata icyemezo ukavuga ati koko uyu muntu runaka tumaze igihe kirekire dukundana, noneho ndabyemeye mu buryo budashidikanya, nemeye kuzabana nawe ubuzima bwanjye bwose nsigaje ku isi, kandi niyemeje yuko nzabana nawe mu byago n'amakuba, ibyo tuzanyuramo byose uko byaba bikomeye kose, ingorane n'amakuba byose tuzanyuramo, nzakora uko nshoboye kose nzabyihanganire, imico ye myiza n'imibi, ibitari byiza byose yaba yarangaragaje n'ibyo atangaragarije, nzakora uko nshoboye kose mbyihanganire. Muri make rero, ikintu cyo gufata icyemezo cyo gushaka urugo, cyo gushinga urugo, ukemera kwitwa umugore cyangwa se ukemera kwitwa umugabo, icyo kintu uzabanza ugitekerezeho igihe kirekire gishoboka mbere y'uko ugifatiraho icyemezo cyo kubyemera, uvuge ngo nemeye kuba umugore wawe cyangwa se nemeye kuba umugabo wawe. Uzafata igihe kirekire gishoboka uwo muntu uzemera kumubera umugore cyangwa se kumubera umugabo, uzaba warabitekereje igihe kirekire, ku buryo bizagorana nanone gufata icyemezo cyo kuvuga ngo utandukanye nawe
ku buryo bizakugora cyane ugafata igihe kinini mbese ugafata igihe kinini ubitekereza wumva yuko byanze bikunze koko nta yindi ntambwe uzigera utera kugira ngo utandukane nawe. Niba warafashe umwanya uhagije cyane ukabitekereza ugashinga urugo wumva yuko nta kintu na kimwe kizatuma mutandukana, bikuri mu mutwe no mu myumvire yawe no muri kamere yawe, bizaba ari intambwe ya mbere yo kugira ngo ushinge urugo kandi rukomere. Niba wariyumvishije yuko urugo ugiye gushinga ruzaba rurimo amakuba, ruzaba rurimo n'inzitizi n'ingorane, nugera mu rugo ugatangira guhura nabyo, ntabwo bizakugora cyane kubyakira kuko n'ubundi uzaba warabisetinze muri mind yawe yuko byanze bikunze urugo ugiye gushinga uzahuriramo n'ibyo bintu twakwita amagorane cyangwa se amagorwa y'urugo. Muri make rero icyo cyemezo uzagifate waragitekerejeho igihe kirekire cyane gishoboka ku muntu mugiye kubana, ubone kumubwira uti nemeye kukubera umugore cyangwa nemeye kukubera umugabo. Tugiye ku kintu cya kabiri. Ikintu cya kabiri ni icyo kuvuga ngo ntandukanye nawe, ntaye urugo ndagiye kuko naniwe kubana nawe, ndi umugore ndahukanye nsuye iwacu cyangwa se ngiye kuba ahandi hantu mu buzima bwanjye, cyangwa se ndi umugabo ndabona nari umugabo ariko ndabona ntagibashije gukomeza kubana nawe, reka dutandukane ntaye urugo ndagiye. Ikintu cyo kwahukana uri umugore ugata urugo ukagenda, cyangwa se uri umugabo ugata urugo kuko ubona umugore mutakibashije kumvikana cyangwa umubane mubona mugeze igihe cyo kuba mwagirirana nabi cyangwa se mutakibasha kumvikana, ugafata icyemezo cyo kuvuga ngo reka ngende. Icyo kintu nacyo uzagitekerezaho igihe kirekire gishoboka mbere yo kwifatira icyemezo. Uzirinde guhubukira guta urugo cyangwa se guta urugo uri umugore ngo urahukanye cyangwa se uragiye utandukanye n'umugabo wawe, cyangwa se uri umugabo utaye urugo kuko ubona uwo mugore mutakibashije kongera kubana cyangwa se ubwumvikane bwanyu bwagabanutse cyangwa se kubana nawe bisigaye bikugoye, nacyo kizaba icyemezo cya kabiri ugomba kwitondera mbere yo kugikora. Ni nayo mpamvu uzajya kumva mu rukiko mbere y'uko abantu babatandukanya bamanza kubaheza igihe kirekire cyo kugira ngo bongere babitekerezeho. Muri make ikintu cyo kugira ngo utandukane n'umuntu mwashakanye ni ikintu nanone cyo ugomba kwitondera cyane, ndetse wongereho ngo cyane mbere yo gufata icyo cyemezo cyo kuvuga ngo reka dutandukane ari we biturutseho, uzabanze ubitekerezeho igihe kirekire gishoboka, wifatire umwanya wo kugira ngo ubyigeho, urebe impamvu zaba zigiye gutuma mu by'ukuri ugiye kugenda, kandi ko nta kindi kintu gisigaranye cyo kuba wabikoraho uretse n'ubundi gufata icyo cyemezo cyo kuvuga ngo reka ngende, uru rugo rurananiye. Kizaba ikindi kintu nanone cyo kwirinda kuba wahubukira. Ikintu cya gatatu nanone ni ikintu n'ubundi gifitanye isano nabyo, ni ikintu cyo kongera kugaruka mu rugo wataye. Niba uri umugore ukaba waratandukanye n'umugabo, byanze bikunze hari impamvu yatumye utandukana nawe kandi yari ikomeye cyane. Iyo mpamvu n'ubundi bishobora kuba nta hantu yagiye, niyo mpamvu ugomba kugira ngo ubyitondere. Niba ugiye kugaruka mu rugo uri umugore wari warahukanye cyangwa warataye umugara waragiye wumva yuko utazagaruka, mbere yuko wongera kugaruka muri urwo rugo ngo uvuge ngo noneho reka nongere ngaruke, wenda se ashobora kuba yarahinduye amakosa y'ibyo yakoraga cyangwa se ngiye kugenda nawe nzongera mbyihanganire, ibyo nanone kwihangana ubu nzabyihanganira. Icyo kintu nanone ni ikintu cyo kwirinda cyane, ukabanza wagitekerezaho cyane, ugafata umwanzuro wo kugaruka mu rugo wari warataye warabitekerejeho cyane bishoboka cyane, uzi neza yuko noneho ugiye kuza kandi wiyemeje noneho guhangana na bya bindi byose byari byarakunaniye kwihanganira byatumye ufata umwanzuro kugira ngo uturugo. Nimba uri umugabo warataye umugore cyangwa se wari warataye urugo rwawe ku bw'ibibazo wenda wabonaga waterwaga n'umugore cyangwa se mutabasha kumvikanaho, niba ufashe icyemezo cyo kuvuga ngo ndagarutse muri urwo rugo, ni uko ugomba kuba warabitekerejeho uvuga yuko noneho imbogamizi wahuraga nazo mu byo yagutezaga n'ibiki byose cyangwa se mutumvikanagaho, uba ugomba kurugarukamo wiyemeje yuko noneho uko byagenda kose ibyo byose mwanyuranyemo byatumaga utabyihanganira, noneho wiyemeje kuzabyihangana kandi uzabinyuramo ukabyakira, wiyemeje guhangana nabyo uko byagenda kose utazatera indi ntambwe isubira inyuma. Mu by'ukuri rero niyo mpamvu ibyo bintu uko ari bitatu, kuzana umugore cyangwa se gushaka umugabo, guta urugo ukagenda mu gihe munaniranwe, niba uri umugore niba uri umugabo, cyangwa se icya gatatu cyo kugira ngo wongere ugaruke mu rugo wari warataye niba uri umugore cyangwa uri umugabo. Ibyo bintu uko ari bitatu buri kimwe ukwacyo ni ikintu cy'ingenzi cyane ugomba kwitondera, ukagifatiraho umwanya ukagitekerezaho bihagije cyane mbere yo kugikora.
muzabyirinde kubihubukira, muzafate umwanya uhagije cyane wo kubitekerezaho mbere yo kubikora, kubera yuko akenshi iyo ubikoze uhubutse iteka uhora wicuza, n'ejo bundi ukaba wakora umwanzuro ukaba wafatiraho undi mwanzuro nanone kuko wishe icya mbere, ejo bundi ukaba wakwica n'icya kabiri, bitewe n'uko byose icya mbere wagikoze uhubutse, n'icya kabiri ukaba wazagikora uhubutse, n'icya gatatu ukaba wagikora uhubutse, ugasanga ubuzima bwawe bwose wabayeho ujarajara udafata icyemezo. Ni hahandi uzajya usanga uyu munsi wazanye umugore, ejo bundi uramwirukanye, ejo bundi uzanye undi, ejo bundi uramwirukanye. Niyo mpamvu ibyo bintu nk'ibyo muba mugomba kubyirinda, cyangwa se uramuzanye murananiranwe, ejo bundi utaye urugo cyangwa urahukanye, ejo bundi uramugaruye murarwana mugira gute, muhora mu ntonganya, mbese ni amakimbirane atarangira mu muryango rwanyu, mu rugo rwanyu. Niyo mpamvu buri kimwe cyose kw'ibyo bintu uko ari bitatu, ni buri kimwe cyose ugomba gutekerezaho cyane ndetse ukagifataho umwanya wo kukibazo ku buryo buhagije mbere yo kugifataho icyemezo. Muri make rero inama natanga kuri iki kintu, mbere y'uko wafata umwanzuro wo kuvuga ngo runaka ndakwemera noneho tuzabana ku buryo ntasubirwaho, uzabanza igitekerezo bihagije ku buryo nta n'undi muntu n'umwe uzaba bigushyizemo uretse wowe ku giti cyawe, uzumva yuko umwanzuro ufashe ari ntakuka, kandi ukagenda wizeye neza yuko buri kimwe mu bintu byose ugiye gukora nta na kimwe uzajyamo utazasangamo amakuba n'inzitizi ashobora kuba yakubangamira mu mibanire yawe n'uwo muntu mugiye kubana, ku buryo byanze bikunze uzumva yuko atari nta makemwa, nk'uko nawe ugomba kwicara ukiyumvisha ko nawe utari nta makemwa, kuko byanze bikunze nawe hari ibyo gukora bitari byiza bibangamira uwo mwashakanye uko byagenda kose, kuko umunyarwanda yaravuze ngo ntazibana zidakomana amahembe. Ariko mu by'ukuri ubasha kubyakira ute, ubasha kubinyuramo gute? Muri make rero iki kiganiro nari nateguye kuri uyu munsi, kuri iyi nshuro, mu by'ukuri buri kimwe cyose ugiye gukora kuri uwo mwanzuro ubanza kucyakira neza kandi ugitegure neza, ubanze ukigeho neza mbere yo kugifataho umwanzuro. Bashimiye kuba mwakurikiye iki kiganiro, kandi ndabifuriza kugira ngo mujye mufata umwanzuro wa buri kimwe muri ibyo bintu mwagitekerejeho neza, kugira ngo mutazabaho mwicuza mu buzima bwanyu bijyanye n'urukundo cyangwa n'urugo. Bashimiye kuba mwadukurikiye kandi mukomeze kudushyigikira uko mushobojwe kose. Turabashimiye, tuzasubira mu kindi kiganiro. Murakoze cyane.